Yesu Kristo nashimwe. Nongeye kubaramutsa abakristo bene data dufatanyije urugendo rugana mu ijuru. Umwami w'amahoro nabaho umugisha aho muri hose ku mpande enye z'isi, ndabashuje. Shalom shalom. Rero nifuje ko tuganira ijambo ry'Imana, ariko nifuza ko tubanza tugasenga. Uwera wa Isirayeli, gitare cy'amahanga, turagushimye ku ineza yawe n'umurava wawe ku bugingo bwacu bihora biteka ryose. Ntabwo wigeze uvugira mu mwijima, ibyanditswe urabiduhaye. Ni nayo mpamvu gusaba kugira ngo uyu mwanya tugiye kwiga ijambo ryawe, Mwuka Wera adusobanurire kugira ngo ibyo dusoma bitubere impamba n'urwego twiriho tugana iwawe mu ijuru. Ubane na buri umwe wese uzumva iki kiganiro, kizamuhindure, kigire aho kimuvana naho kimugeza. Mbisabye nizeye mu izina rya Yesu Kristo wabambwe, amen. Muhawe n'Imana Deo Datus niyo mazina yanjye, ndi pasiteri nkorera umurimo muri Jesus Army Church. Rero nifuje ko tuganira ijambo umukristo uwo ari we wese mu matangira y'ibihe yakabaye amenya. Twekeye Yesu Kristo, niwe mucunguzi wacu, niwe muremyi wa byose, ariko ubundi we ninde? Ndagira ngo tugendane dusome ibyanditswe, tumenye Yesu Kristo we ninde, Imana Data we ninde. Yesu Kristo we yaravuze mu byahishuriwe Yohana, aravuga ngo ndi Arufa na Omega, itangira n'iherezo. None uyu ninde watangiye byose, kandi ninde uzarangiza byose? Twibuse cyane tugende dusome muri Genesis mu itangiriro umurongo waho wa mbere. Umurongo waho wa mbere mu itangiriro turebe byatangiye bite. Uyu uvuga ko ari Arufa na Omega, akaba itangira akaba n'iherezo, we ninde? Niwe Yesu Kristo. Ku murongo wa mbere wo mu itangiriro haravuga ngo mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Full stop. Mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Mu by'ukuri Imana yaremye ijuru n'isi. Imaze kurema ijuru n'isi, isi yagombaga kubaho, yari ifite byose. Ijuru ryari rifite byose, ritunganyije. Tekereza yuko umuntu nkawe iyo ugiye kubaka inzu, urayubaka ugakora finisage, ugashyiraho amabati, ukubaka inzu kuzura. Urumva Imana ntabwo yari kurema ijuru n'isi bidatunganye. Rero mu matangira y'ibihe Imana yaremye ijuru n'isi. Ahangaha ntabwo badusobanura isi, ijuru n'isi bayiremye mu gihe kingana gute, umwaka se, ukwezi se, umunsi cyangwa icyumweru, ntabwo hano babyerekana. Ariko ku murongo waho wa kabiri muri Bibiliya bavuga ngo isi yari itagira ishusho, yariho ubusa busa, umwijima wari hejuru y'umuhengeri, maze umwuka w'Imana yagendagendaga hejuru y'amazi. Imana nishimwe. Ku murongo wa kabiri bahise batubwira noneho, batwereka isi idagifite ishusho, batwereka isi iriho umwijima, batwereka umwuka wera agendagenda hejuru y'amazi. Byagenze gute kugira ngo isi noneho yasi Imana yaremye, ku murongo wa mbere bavuze Imana yaremye ijuru n'isi, ize kuza guhinduka isange itagifite ishusho, yewe iriho n'umwijima. Umwijima batatubwiye waje ryari, waremwe ryari. Imana nishimwe. Kuko iyo ukomeje hepfo ku murongo wa gatatu uravuga ngo Imana iravuga iti habeho umucyo, umucyo ubaho. Imana nishimwe. Umurongo wa kane, Imana ibona ko umucyo ari mwiza. Imana itandukanye umucyo n'umwijima. Tubonye Imana iri mu mucyo, ariko ntitubonye Imana iri mu mwijima. Imana nishimwe. Niki cyahabaye kugira ngo Imana ireme isi n'ijuru, ariko nyuma bize kugaragara bidafite ishusho, ari umwijima gusa, yewe n'umwuka wera agenda hejuru y'amazi? Imana ikayifata ikindi cyumweru, indi minsi 6 yose, kugira ngo ibashe gushyira ku murongo ibyari byarangiritse. Ugiye mu byahishuriwe igice cya 12 bakwereka uko byari byagenze, bakwereka uburyo uko byari byagenze, icyatumye yasi noneho iza kwisanga itagifite ishusho. Ariko ubundi mu matangira y'ibihe isi Imana yirema yari ifite ishusho.
Imana nishimwe. Usanga rero mu byahishuwe igice cyaho cya 12 ku murongo waho wa 4 baravuga ngo umurizo wacyo wa cya kiyoka ukurura 1/3 cy'inyenyeri zo ku ijuru uzijugunya mu isi. Imana nishimwe. Ku murongo wa 7 ku gice cya 12 baravuga ngo mu ijuru habaho intambara, Mikayeli n'abamarayika be batabarira kurwana cya kiyoka. Ikiyoka kirwanana n'abamarayika bacyo, ntibanesha, kandi mu ijuru ahabo ntihabakiboneka. Ibi byabaye ryari? Rero usomye neza ukareba ukuntu Imana yaremye isi n'ijuru ikabirema byari bitunganye, ariko ku murongo wa 2 ukaza gusanga byose byabaye akavuyo, intambara yabaye, Mikayeli n'abamarayika be bararwana, yewe na Satani n'abamarayika be bararwana. Ariko Satani afata 1/3 cy'abamarayika bajugunywa mu isi, baza kurangira ahabo ho mu ijuru hatakiboneka. Nivuga ngo Satani aratsinzwe, ariko nyuma y'iyo mirwano yose isi iza gusigara itagifite ishusho. Umwijima tutabonye igihe yawemewe uza kuba ari gutwikira isi n'amazi. Rero Imana iravuga ati reka umushinga wanjye nta kintu kigomba kurogoya umugambi w'Imana. Na Satani niyo ntambara yabaye nta kintu kigeze kirogoya umugambi w'Imana. Imana iravuga ati ngomba gukomeza umugambi wanjye. Aha ndi kugira ngo tumenye Yesu Kristo we aza ari itangira rya byose, akaba n'iherezo rya byose gute? Anga ku murongo wa 4 Imana ku murongo wa 5 Imana yita umucyo amanywa, umwijima ubita ijoro, buragoroba buracya, ubu ni umunsi wa mbere. Ku murongo wa 6 Imana iravuga ati habaho isanzure ry'amazi rigabanye amazi n'ayandi. Imana nishimwe. Ahanga tubona ko mwitangira Imana yavugaga bikaba. Iravuga ngo ntihabeho umucyo, umucyo ubaho. Imana iravuga ngo ntihabeho isanzure, amazi yitandukanye n'ubutaka, humutse haboneke, bibaho. Imana iravuga ati ntihabeho ibimera ku isi, bibaho. Iravuga ngo amafi niyuzura inyanja, bibaho. Imana ahangaha iri kuvuga bikaba. Yesu Kristo azamo ate? Imana nishimwe. Ahangaha urebye ubona yuko Imana yavugaga bikaba. Noneho Imana mu ijuru yohereza ijambo ryayo. Imana nishimwe. Tuza kubona mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Matayo, Imana yo ubwayo yohereje ijambo ryayo. Mu gice cya mbere mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Yohana baravuga ngo Yesu Kristo ari we jambo ry'Imana hinduka umuntu. Rya jambo twabonye mu itangirira ryaremye byose, iryo niryo rihindutse Yesu Kristo ahinduka umuntu. Yohana akomeza avuga ngo ndetse no mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremye nawe, ngo jambo yahoranye n'Imana, yewe yabaye umuntu abana natwe, tubona ubwiza bwe, tubona ubwiza bwe bwuzuyemo urukundo n'imbabazi no kugira neza. Akarangiza avuga ngo abamwemeye bose abahereza ububasha bwo kwitwa abana b'Imana. Uwo ninde? Ni ijambo. Rya jambo Imana yakoresheje kugira ngo ireme ibyo tubona byose, ibi bituzengurutse. Imana nishimwe. Rero icyo tubona nuko Yesu Kristo ari we muremyi wa byose, niwe tangira n'iherezo, akaba ari we waducunguye. Mu gihe Imana yari imaze kurema mu cyumweru kirema ikavuga ngo reka tureme umuntu, Imana yo n'ijambo ryayo n'umwuka wayo baricaye baravuga ngo reka tureme umuntu ase natwe. Ni ukuvuga ngo mu matangira y'ibihe Imana ivuga ngo reka ndeme isi n'ijoro. Ku murongo waho hari wa mbere yari ifite plani yo kugira ngo izareme umuntu, izaremwe ibiremwa bishya bitandukanye n'ibyari biriho, abamarayika. Iravuga ngo tureme umuntu ase natwe, agira ishusho nk'iyacu, yewe ategeka isi. Imana nishimwe. Rero ahangaha
tubona yuko no mu matangira y'ibihe Imana yari ifite plan yo kugira ngo izareme umuntu, ariko imaze kurema isi n'ijuru biza kurangira hagati mu mugambi wayo habonetse ikintu, haboneka intambara, haboneka kuremwa k'umwijima, umwijima ubaho. Imana nishimwe, ariko kuko nta kintu gishobora kurogoya umugambi w'Imana, Imana iravuga ngo ngomba gukomeza umugambi wanjye. Irongera igaruka ku isi, ya si itari ifite ishusho itangira iyihereza ishusho. Rero bimaze kugenda uko yabiteganyije, nibwo yaje kurema umuntu, kubera ko intambara yarahereye mu ijuru na mbere y'uko umuntu aremwa. Imana ibona yuko uwo muntu, kubera ko wa mwijima wabonye ko umuntu ashobora kuzacumura, imushyira muri Edeni. Imaze kumushyira muri Edeni, ihashyira igiti kigaragaza ikibi n'ikiza, ishyira mu ngobyi ya Edeni. Imana nishimwe. Igitangaje, Imana yarababwiye ngo umunsi kiriya giti mwakiriyeho no gupfa muzapfa. Ikibazo cyo kwibaza, none urupfu ruvuye hehe? Ni Imana iruremye? None wa mwijima wavuye he ko batigeze batwereka ukuremwa kwayo? Imana nitukire neza. Niyo mpamvu mbabwira ngo Bible ntabwo ari igitabo nka siyansi, ahubwo Bible ni igitabo cyo guhishurirwa. Imana nishimwe. Rero umuremyi waturemye, umuremyi wa byose, ni nawe waje kuba umucunguzi mu gihe umuntu yari amaze gucumura, akava muri system cyangwa se akava muri dimension Imana yamuremeyemo. Yesu Kristo kuko ari we muremyi, aravuga ati nzamucungura, kandi n'inama y'agakiza iyo nayo yabaye mbere y'uko umuntu aremwa. Imana nishimwe. Imana nishimwe yuko yadutekereje no mu matangire y'ibihe. Hari indirimbo bakunda kurimba ngo mbere ngo ibisiza n'imisozi bitaratangira kubaho, Imana yari dufite mu bitekerezo byayo. Bivuga ngo ibi byose tureba, Imana byose yabikoraga ifite plan yo kuzarema ibindi biremwa bimeze nkayo. Imana nishimwe. Rero icyo nashaka kugira ngo tumenye, no kugira ngo tumenye Yesu Kristo we ninde. Tumenye yuko Yesu Kristo ari Imana nzima, Yesu Kristo ari we jambo ry'Imana, rya jambo ryaremye byose. Niwe Alpha na Omega, itangira n'iherezo, nkuko yihishuriye Yohana akabimubwira. Rero kubizera Yesu Kristo, dusabe Yesu Kristo akomeze agenga ubugingo bwacu, akomeze abo umwami n'umukiza w'ubugingo bwacu. Niwe waruzi yava, azi niyajya, kandi turahangaha dufite Mwuka Wera, niwe uzatuyobora mu kuri kose. Umwami w'amahoro akomeze kubishimira, kandi akomeze kubana namwe kuzageza igihe tuzagerera mu ijuru tutishwe n'ibyaha. Imana nihimbarizwe ibyo yakoze.